karibu afande. Muraho kunze. Kulewa parking zo mu gisafari. Naringiye. Harano naringiye ariko gato ntabwo ndi butindi. Amahoro se? Na amahoro. Mu kazi biragenda. Ibya bindi byacu bisanzwe. Iki cyakwica n'umuntu. Ibya bindi byacu bisanzwe. To ari kintu mvuga twaganiraho gato. Tugira ngo mu gihe twaganira nkubwira ko nashaka kubaza ubyibuze bwo byakunda ko uyu munsi ababyeyi banjye cyangwa bacu bitabye Imana, ariko aho bashyingura hazi byibuze ku buryo naho umuntu nimba umuntu abuze hamwe yafatira ahandi ku buryo umuntu agera agashyiraho indabyo naho wenda. Ya afande. Murajyayo kweri? Ndaje ngo twogane. Ngo iki? Ngo twogane? Yego. Usko madamu aryamye muri chambre. Ese bimbwiye iki ko bari madamu wawe? Gese ntabwo nigeze kubaho umugore wawe. Ariko se ibintu byamyakananye gategera ibyo uzanye ahangaha. Wagiye waretse kwirengagiza ibyo. Muba byumvise yavuga ngo Guys, nizere ko mumeze neza aho muri hose mu bice bitandukanye. Ndabakunda cyane kandi mwumve ko bahoza ku mutima. Guys, nizere ko mumeze neza. Nawe utameze neza, weho senga Imana yo mu ijuru iraza kubikora ibigenze neza cyane. Wonwe amata. Guys, ese ufite amatsiko? Ese uri kubona bigiye kugenda gute? Mbabarira umbwire nimba warakoze subscribe, nawe nimba utarayikora mbabarira ndakwinginze. Izi nkuru nizo yizajya zigucika. Murabona ko bigeze ahantu haryoshye hanashyushye, ntago byoroshye. Muri make dufite amakuru ahaji cyane. None se guys, wakoze subscribe, wanyweye amata, like, share, ndakwinginze uri kureba kino kiganiro cyangwa se ukomeza gukurikirana inzira y'umusaraba, ndagusabye ntuva hangaha kuri wowe utarakoze subscribers, ntuva hangaha utayikoze. Nawe wayikoze ndakwinginze ntuva hangaha udateye commentaire ngo umbwire ngo hagiye gushya cyangwa se hashya. Ese wanyweye amata? Guys, rero nkuko bisanzwe ni wa mwana wanyu nk'ibisanzwe, ariko kuri uyu munsi wa none rero ibintu byabaye agatogo. Musaza wa Iribagiza aragira ati nshaka kumenya aho ababyeyi banjye babashyinguye nkajya kubashyiraho indabo nkabashyingura mu cyubahiro, kuko n'ababyeyi bambyaye kandi bakaruhukira mu mahoro. Izi rwaserera zose turi guteza tutabahaye icyubahiro nta kintu byabimaze. Tubanze tubamunamire kugira ngo bibone kugenda neza, ibindi byose tubikurikirane ariko twamenye imva n'imvano y'ibi bintu. Iribagiza nakagira ati papa yanze kumbwira, yanga no kunyereka ahantu twari dutuye kera kugira ngo ntazajya kwaririza amakuru yaho nyirizina. Guys, ese muri kubibona gute ko hagiye gushya? Ariko amakuru ya mbere mudafite mfite muraza kuyamenya. Gusa wowe nuza gukuraho urushinge uze kunega amatwi kugira ngo uze kumenya ukuntu byifashe. Ahangaha Nyirantambara noneho asubiranye ibibazo bikomeye cyane, agiye kongera, dore ko murumuna we yigeze kuryamana n'umugabo wiwe bakagacishaho ndetse akanamutera inda, none murumuna we yongeye kubura ingeso. Ese murabibona muti? Ese muri kubona hari bushye cyangwa haratokombera? Mumbwire rero ukuntu byifashe. Nge numiwe. Fabiola yongeye kubura yangeso ye na Rwigema, ariko nubwo ayubuye Rwigema niwe uri kumwibuza kuko amaze kugira abagore babiri mu rugo, ndetse na Fabiola wa gatatu. Nawe Fabiola akamubwira ati erega umenye ko naye nigeze kuba umugore wawe, umenye ko ugeze kuntera inda. Karabaye mama Kanyana namukamenya amakuru biragenda gute? Fabiola baramwica noneho. Ese guys, ibintu byabaye agatogo byashyushye. Ariko mama cyose akaba ahangayitse akavuga ati nyamuneka ubu naba nikoreye ishyano ndamutse mpakanya n'igihe nahakaniye cyose ku mwana isimbi atwite atari umuhungu wanjye. Ejo nejo bundi bapima DNA ugasanga umwana n'umuzukuru wanjye ariyo mfura ya mbere nkaba ndi kumwihakana, byaba ari akumiro naba nkoze ishyano.
guys kubona biragenda gute? Urabona ko kuri mwana aravuka ari uwa Cyusa ko afite ubwoba yenda kwinyarira ngo barabibwira umugore we, ariko muri izindi episode nuko mutari kuzibona cyangwa se mutamuzibona direct, ariko igihari cyo nuko uyu muvandimwe wa Iribagiza yamaze kumenya amakuru neza. Iribagiza yamushonesheje ku makuru, niko navuga ngo no gushonesha ni imvugo z'imihanda guys, nimuyumve nabi ntimunandebe nabi, I'm so sorry, ariko kuba kunzi b'inzira y'umusaruro nizere ko mumeze neza. Icyo mvuga yamubwiye amucira mu mayange ibyo bakamarade bamusobanuriye, aravuga ati ariko nta gihamya mfite, nukubanza tugakora iperereza. Anamusobanura buryo cyanze kumwereka ahantu bari batuye kuva kera, bityo bikaba bitumye umusaza wa Iribagiza avuga ati ngiye gufata umwanzuro ukomeye cyane kandi ukakaye ku buryo bari abantu nimba ari nabo babikoze nyirizina koko nkuko turi kubyumva cyangwa tubivuga, bizabakoraho kandi bikazabageza kure. Noneho nyina ntambara nawe ati weho na Fabira mutangiye kongera kunkora nk'ibyo mwigeze gukora ubushize. Guys nanjye sinkorohera, ndavugisha ukuri ko ibinyoma byawe byose yuko ari nawe wishe babyeyi ba Iribagiza. Ese nyina ntambara arabivuga? Weho usuri nyina ntambara ukabona murumuna wawe agomeze gushudikana n'umugabo wawe ndetse n'ibyabaye mbere bitararangira, wabikora iki? Ese watanga umugabo wawe uko ari gucudikana na murumuna wawe? Ese warenzaho gaterura utwatsi? Ese wabikora gute? Mbabara wandika muri commentaire umbwire iki kintu, umbwire uko byumva ndetse n'uko bitekereza, umbwire imva n'imvano y'ibi bintu uko bigiye byifashe. Guys rero ni wa mukobwa wanyu nk'ibisanzwe nzanye nabagezaho amakuru atandukanye mu duce tugiye dutandukanye, gusa mwebwe ntimukureho urushinge, ikingenzi nuko muratira commentaire buri wese kandi kuko byumva ubaye uri nyina ntambara. Ese wagomeza gufasha uno mugabo w'indaya gutya? Ese ubaye uri nyina ntambara wakorera iki murumuna wawe? Ndabizi none hari bushye. None ikindi kiragira giti njyewe ntago nzagomeza kwemera ko nate isimbi nda noza atazabimenya umukunzi wanjye bagasanga amfasha umuntu utizerwa. Ariko sinzimba muri kubona neza Cyusa ari kwitwaza yuko kuvana kera bahoze bamubeshyera ko uriya ari Iribagiza kandi ari isimbi, akitwaza yuko ibinyoma byose byagiye biba hirya no hino byose biragaragaza ko yabeshyewe. Ariko se kwinshuro ko atangiye guhakana, akagahakana afite ubwo avuga ati ndabizi umwana n'uwanjye, amaherezo arayaba ayahe? Ese ho ugereranyije ukareba neza ukitegereza, uri kubona umwana ari uwa Cyusa cyangwa uri kubona Cyusa arengana bari kumubeshyera? Ikintu cya mbere yo gusaba, andika muri commentaire umbwire uko byumva, nimba ubona umwana ari wa Cyusa koko cyangwa se nimba ubona umwana atari uwa Cyusa. Ese uri kubona amaherezo Iribagiza aramuka amenya ukuri yuko musheri we ari we wateye inda murumuna we? Amaherezo araye? Ese Iribagiza ko ndeba yahagaritse ibintu by'ubukwe arabakemeye ko bikomeza ngo ari kwita ku miryango ye? Ariko se nanone tugaruke ku iki kintu ko yabaye ahagaritse ibintu by'ubukwe ngo abanze arebe neza cyangwa se akurura amakuru nyirizina. Naramuka amenye ko sheri we bagiye gukora ubukwe ari we wateye murumuna w'inda, Iribagiza aragomeza icyizere cy'umugabo we cyangwa se areta mureka burundu? Dore ko nabonye Iribagiza ahinduka nk'igicu nta mikino agira. Guys mbwira uri Iribagiza wakora iki umenya amakuru sheri watarakubwije ukuri na mbere? Ese wamubabarira cyane wamubabarira? Ndabizi urukundo rw'aba bantu uko ari babiri bagiye barunyuzamo imihini, bakarunyuzamo amagambo, bakarunyuzamo uburozi, bakarunyuzamo ibiki n'ibiki, ariko byarangiye bakomeje gukundana. Ese uru rugamba Iribagiza azarurwana gute naramuka amenye yuko umwana wa murumuna we ari we w'umugabo we? Nyamara hagiye gushya guys, hagiye gushya. Uyu murenge ntabwo gikozwe ukuntu mbibona, ariko mbibibanga icyajyanye Rwigema kwa ba Emile
ntabwo byamuhiriye, byabaye ibibazo bikomeye cyane, ariko yabashije kubacika, ariko umuti ntiyawuzana, ntiyawacikana. Gusa mama Kanyana amenya ibanga rikomeye abwira Iribagiza. Aha umuntu ufite umuti n'ahantu uri, kuko yiyumvishe bari kuvuga ahantu uri, none aramurabuye. Ese Iribagiza na papa wiwe ari we na Rwigema uragera kuri uyu muti bwa mbere arabarinde? Rwigema ko agomeze gupanga imipango myinshi, ko ndatangiye gutengurira musaza ashaka gukora ibintu ku giti kiwe, ariko akerekura musaza ko bari kumwe. Erega ngo akaboko kamenyeye gukomba gahora gahinnye. Sinibaza ukuntu uno musaza yakwizera Rwigema mpaka aha amuhayeje ibyangombwa byose by'imitungo. Ese uri kubona ko kuri, cyangwa uyu musaza afite indi mipango, afite plan B, wenda afite impamvu yamujyanye hariya? Ese uri kubona byifashe bite? Kubera icyo atumye Rwigema akamubwira ngo umuti ntuwumene, ntuwukorere iki, ntuwujugunye, njye mfite ukuntu nzawangiza. Ese ashaka kuwukoresha iki? Guys, ni ikibazo bibaza nanjye nkibaza, ariko siniyumvisha ukuntu uno musaza yaba ari gutuma umuti ntashake ko bawumena. Ngewe ndumva harimo diro, harimo n'ibanga rikomeye cyane. Umugani wa wundi ngo agasembuye karimo ibanga, agasembuye karimo ibanga tutazi. Weho uri kubona nta kintu uri kubonamo? Ese uyu musaza ari seriye? Ese uyu musaza yafashe umwanzuro wo gukorana na Rwigema gute? Byagenze gute? Ese uyu musaza ntagatekereza umutima yari afite se yawukuye he, yawushyize he? Ko yari afite umutima wo gufasha aba bana, yawushyize ko yavuze ko inshuti yari inshuti y'aba babyeyi ba Iribagiza, akanya hindutse umwanya ki? Ko tuzi ko uyu musaza afite umutima mwiza. Guys, ndabona ibintu bikomeye. Gusa icyo nakubwira, kanda subscribe, like, share ndetse na comment, ntubibure. Weho umbwira ukuntu byumva ndetse no kubitekereza. Nawe wakoze subscribe, reka ngushimire by'umwihariko ko uba wakoze igikorwa gikomeye cyane nk'umuntu mukuru, ariko nawe utarayikora reka nkubwire ngo uyu ni wo mwanya, iki nicyo gihe cyo kugira ngo yikore. Gusa turagaruka tubive imuzi n'umuzingo, tumenye impamvu uyu musaza yagiye kuba yafatanya na Rwigema, nimba atari guperereza nyirizina, nimba yaramuhaye ibipapuro bya